turabona hararangaye none se kubwo nabwo simbabazize ni umuntu kwishyurira ubwo uyishyura nkangahe hari umuntu ushobora kuhita twumva ko ati siya kuzagenda umushake inzu umugurire matera ugire n'amabere yomera ni 5 niyo wishyura amabere yomera ubwo nanjye ubu ndumva ndakubwiye ngo umpaye ahomba amabere yomera noba n'inkumi bakanyoberwa gahita ushaka umusore mwiza ufite ubwana ingweyo ntago twofata n'inyarwanda tahero kuri abonye agaceri nkabona ubugari nkabona akanyama nkabona utusombe n'abayizi noneho uguremo nk'ikiro cy'umuceri sibyo urumva nk'ikiro cy'umuceri nanjye ndaguha 2 ahangaha uze kuza gushaka nk'akanusu nitwa Imyaka akanusu yitwa k'inyama dukorera i Kigali bana banje ayo mafaranga duke twize turashoboka uno naturiya dufingiye kutozana genda utuzane manuke njya kugura akanyama hariya mu Paul Kagame umumenye ute mama yigaze kudusanga ikayo tujya kumusanganiza ndakubwiye ngo nubu aho ngenda hose niwe kubera umutekano n'amahoro mbere namusaba aradukurikiye urumva kugira ngo mbone homba mbone inzu mbamo mujye mumenye naho mushaka rero byose rero ngo hari abafite amabuno manini nzakubaka bize ese ikigali urahaje ikigali babwiye niki umva bahava umva ari ahantu hameze gute none siko numva ngo ni Kigali babaza ngo hameze hata niwe murwa mukuru w'u Rwanda we yumvisha wumva ameze nka gute numva bari yarabazungu bameze neza cyane sabona ndi umuzungu kariho mwana wa wanatarumva nakomeretse buretse mbwira babandi batukura ahubwo ni wowe muzungu reba dona Yes kanya ngusuza kandi nezere kumeze neza dukurikira mu bice bigiye bitandukanye Burasirazuba Amajyepfo Amajyaruguru Kigali ni ubuzima 150 dusaba giye atandukanye mu bice bigiye bitandukanye ni nahantu hamaze iminsi harabaye ibiza dukomeje dushimiye na leta y'ubumwe ikomeje kuba hafi yabagize ingaruka n'ibibiza dukomeje twifatanye mu mugongo tunabasabire abitabye Imana baruhukire mu mahoro ikindi nkuko kuri kamera zanyu murabona tate wacu tugiye kumuganiriza hari na video muzabona hano twamusanze ku muhanda maracuruza inkwi byose bituma ngira gahinda ndabatire reka musure gene muganirize ahaba muraza no kuza kuhabona nyuma y'ibi byose murajya mubona muri video kamanze mubwira ati amahoro amahoro y'Imana abane namwe mugeni turi kumwe bana bandi ako mukecuru bakwitande Daforoza nyirabaje aha duherere ni hehe wenda akagari n'umudugudu wenda tubwire akagari n'urukoko sikora umudugudu ni Bisizi twabonye ubuzima ubayeho tubona n'imyaka ugezemo turavuga ati reka tugire gute tukuvuganire nanjye ndi umwana wawe nabona umwuzukuru cyangwa abana umwuzukuruza ni nabyo umwana wanjye hari abantu badukurikiye ugiye kuganiriza wisanzure uganire ubundi mu buzima bwawe ukiri umukobwa byari bimeze bite tangira ukiri inkumi nari inkomeye nyine meze neza iwacu twavuye muri Kongo twebwe ni iwacu nyine ababyeyi banjye bakiriho ubwo barigira twavuye barashaje umutware wanjye yarashaje ubwo byari mu uyu mwaka sinzi ko ntazi no kwandika no gusoma ko azasenkisa bajya bambwira ko ntajya nzimenya ntago yibuka ariko ndabona kigero cyane ndi mu myaka 100 sensa na ni 500 niwo mpahana wambwira ikinyarwanda bamaze kumenyera sinzi biswahili ntago bavuye muri Masisi tuvuyeyo tujya muri Kayove ubuye Kayove ahantu twari turi bahagira ishyamba hagize ishyamba rero ubwo baravuga ngo tugeze aha Gikongoro ubwo Gikongoro mbona ntagishobora nza hano ku Gisenyi waje hano gute wisanze hano gute uzanywe nande Kayove sinahagendaga n'amaguru se
ubwo uri wenyine nayi hari inzira z'ikinyarwanda none ubwo ni nko kuva mu mujyi wa Gisenyi urahazi ni nko kuva nk'aho ugereye mu mujyi wa Gisenyi cyangwa urarenga ugakomeza ugaze kugira ngo ugereyo aho ngaho aturutse n'amaguru byagutwegeye kingana kugira ngo urwo rugendo ntabwo umuntu yasubiraga mu mujyi yanyuraga hano ku ntuzi nanyuraga hano mahoko mu nzira z'ibinyarwanda byagutweye iminsi ingahe ko kugira ngo uvayo ugere ino navagayo mu gitondo nkagera ino saa 9 ubwo byumvikana nk'ibirometero bigera muri 5 bya birometero byo mu bwira ziti abadukurikiye niyo mpamvu tuma turababwira gutya siko se nkatwe dora niberaga mu mashyamba nza mu yandi ibyo bya birometero n'ibiswahili sinjya mbimeze turifuza noneho kumenya ubayeho ngo njyewe ndiho nka turiya dukwi ku mwana nk'uyu akamfasha n'iyi nzu muyiriyo nk'iyi nzu uyu mwana rwose aravuga ati mukecuru wanjye nta handi n'umushyira ubu urarushaho kutambuka uharebe n'iki cyumba na salo turabona hararangaye none se kubwo nabwo si imbabazi ze ni umuntu ukwishyurira ubwo uyishyura nkangahe hari umuntu ushobora kubita twumva akaba ati siya uzagenda umushakire inzu umugurire matera siko n'amabere yomera ni 5 niyo wishyura n'amabere yomera uramutse ubonye ahandi ujya hatari hano heza mwana wa ubwo siyo mana nabanyikuye he ubu buriya ndi kugenda nshoboye uko bireba sinkubwira utira nkajya guterura upfundura n'isafuriya y'abandi dukingenda natugurisha nkagura akajumba cyangwa karayi buri utugurisha nkangahe turadukwiye udufungo nyamfunga gafungo kwijana irimana nkabona 300 se 200 mbese cyangwa zikanarata zibona bakiriye uzikura muri he shyamba zikura muri iki kirere cyo cyahitwa mu Rutagara kuva hano abadukurikiye ugerayo ni nk'isaha yose ubwo ni hafi y'umupaka isaha n'igice ugiye kuzana turaduka nuko dushakisha mu ntuzi z'abandi mvuye imbabazi ati dukonde tujyane umubati mvira mu ntuzi abantu rero badukurikiye bagira umutima mwiza niyo mpamvu none ndakuganiriza kugira ngo umwana wanjye ubwo nanjye ubundi badakubwiye ngo umpaye hamba amabere yomera noba n'inkumi bakanyoberwa gahita ushaka umusore mwiza kuko ari ngweba ingweyo ntago twofata n'inyarwanda aho kugira ngo umusore ayigukwere wowe wahita uyimukwera nabyo nabonye ubushobozi ntayimukwera akaza tukabana umuntu udukurikiye ushobora kwibaza ntabwo wenda ntabwo twajya mu buri bwawe ashobora kubaza ati umuzukuruza ariko kandi umuzukuru ahubwo niwe wari umugabo wawe ndabizi kera ateranaga ubwuzukuru na nyirakuru niba nabo ufite abana bangahe ushobora no kwibaza ngo urabaza naba hari uhinguka ushobora no kuba ati reka nibaze ngo ufite abana bangahe nimba bahari ese kuki ntacyo bagufashije cyangwa nimba badahari byagenze bite n'ibihomora by'indaya by'abakobwa ni nk'abangahe ni babiri wabyaye kuki wabyaye babiri se none se niba imana niyo ntariwe mbabyara gitumye ndapfuye nabi se ngo nuko nababwaguye kibirutwa nuko mba ntarababyaye ni nka wa mugani ngo natahiye kubyara gusa uheruka kubonana nabo ryari kuva mbaheruka tuva Kongo hari ibaze ubu abadukurikiranye ubwo mwana we tugereranyije afite nk'imyaka nka 50 mfura yawe kuko mukecuru afite imyaka 100 ndetse ndakubwiye ngo iby'imyaka ntabwo mwabimbaza cyane ndakubwiye ngo n'uyu kera tukiri wacu muri Kongo yabaga ataragera mu gitabo ngo ufite imyaka afite ingana afite 16 none se byo babyeyi bashije ntibabyitagaho nta wabakurikiranaga byari bya kera mbese bitumye byari byo ugereranyije ubuzima ubayemo wumvaga kwe kububamo izimana nkabona ubunkuramo se Imana naba nayihawe niki ubu ubona ngenda nshoboye tate kwereke umusatsi waje kusanzura ko ari gusa nuko ugendera amabura kindi
kugira ngo kwanga gusaba gusaba si wose abandi kwiba ahubwo inzara kandi iryana nabi. Umutware yagiye he? Yapfuye kera. Yaguye muri Kongo. ubu umuntu akubwiye ngo ubayeho ute mwambutse ariyo yarapfuye yari yarapfuye ubu umuntu akubaje ngo ubayeho ute ndiho nabi none simbubwira ngo ndiho neza ubu ubona uko nsanze kuri yanje ubona ko ari agaciro ubu sinugukunda kukomera niki ikintu impamvu nari mbivuze no kugira ngo n'abadukurikirana byumve nanjye ndimo ndabira ko iyo imvura iguye ubu ntunyagirwa muno ntago haba hari amazi yerutse gutwara abantu y'ibiza ubu hari abantu bo ucyumvira nkuru n'ahantu baye wese ubitekerezaho ute njyewe si uri kumva uko bigeze hagati nabona kandi nturi kure wombi basa ibihiye nayimara ariko ibisi sinobyikorera ngo mbishobore byagaze hagati inzara yanje nkavuga nti mana washobora ukanjyana ukamvana ku isi ko ntagira hepfo no haruguru kandi aho moto yaza nkayihunga simpagarare ngo inyice igikoresho cyitwa telefone urakizi telefone igendanwa muri utu tuntu byo tubiri telefone ni iyihe muri tuno tunumubiri niba telefone ndeka ubu se we mwana wanjye urabimbaza ngenda kera mwarazikoreshaga mbese wowe by'amajyambere ko navuye mu ishyamba nkasubirika yewe nabyo ntabwo wigeze ukoreshaho telefone n'uwo yimpa sinomenya kuyireba wigeze uyikoreshaho rimwe na rimwe se njye wabandi ntayigira none mama wahoze uvuga ati hagize umuntu kugira neza n'abadukurikiye n'ababyeyi mwe hari ababyeyi nkunda kugenda nshima hari ababyeyi bagira umutima wo gufasha kandi ufasha yafashwa nimba wariye umenye ko wari ushonje nimba wambaye neza umenye ko wari ushaka nawe kuba yakamba neza nimba uryamye kuri matera nziza umenye ko wari umuntu ukeneye kuyiryamaho namwe mufite amakampani yanyu ya za matera n'amashuka meza n'ibiki nyamuna muduhamagare dusure n'umukecuru none mugiye neza ukamukodesha nibura n'inzu y'icyumba na saro akaryama neza Nzana gushingira ariko mwana wa inkuru ikisi ndakubwiye ngo uwo munsi banshaka bakavuga ngo bene wa mukecuru se bunyoberwa murashobora batarashaje buriya kuko kaka oya nuzi ko n'ubukene bushajisha umuntu bwangu yego rata hari uwo bavuga twari twaravukiye rimwe siko ariko wogira mbengo yari yaravutse mbere yanjye uhuye nawe n'inkumi hari abantu bagukurikiye kuko isi yose yadukurikiye bari mwabanye bese bakubona bari bazi ko wenda witabye Imana urababwira iki bari barakuburiye irengero ko ati disi tate ntagakibaho bakaba bakubonye uri mu Rwanda ngize neza ndakubwiye ngo ibiboko byonagana n'amatama none mama urifuza kurya neza ukambara neza ukaryama neza none se nabibonye ubu singenda kubwiye ngo ahangaho udusafira tubiri turi kureba ni turiya dukwi nanivuze ngo ndagura utujumba wenda nimbona tudukwiye n'uturayi twitwa twa tundi duto nzingire mu gasafuriya nshyire hano kidukwi muziyo rero buriya twahoye gutya ndabateka nze ngo mbinyenyereye nkumurikire ku badukurikiye abantu bari mu Rwanda bari muri Canada bari mu Bubiligi abari muri Amerika bari hehe dufashe n'umukecuru nyamara n'igihumbi kimwe tugiteranyije byavamo byinshi yo mwana wanjye koko nozo byifatamo nti ko no hari kubera Imana ariko birashoboka Imana iduhuje ndakakwamba n'umuvuye gumwakazuru umutima uri gusohoroka muri ya mafaranga warugakumbuye kukabona sinari kuvuga ndi turiya dutwinguramo agasururu simpaha mutukino ntariko rero umusuru nukureka kanywa amazi nkagereka kuri none Imana nk'agace ukumbuye kurya umva umutima ushaka kurya njyewe uheruka kurya nabonye agaceri nkabona ubugari nkabona akanyama nkabona utusombe mbana bayizi noneho turere kakane ko yandi yanyweyemo akantu none aya ngaya uguremo nk'ikiro cy'umuceri sibyo urumva nk'ikiro cy'umuceri nanjye ndaguha 2 ahangaha uze kuza gushaka nk'akanusu nitwa Imyaka
ngo yitwaye Elise dukorera i Kigali bana banje ayo mafaranga duke twize turashoboka uno naturiya dufingiye kutozana genda utuzane manuke njya kugura akanyama hariya muri noneho uze no gufata akantu urumva n'agacupa gacenywe ndararangira ndaramuka nabyibushye kubera Imana Imana impuje nawe mwana wanjye Imana impuje nawe Imana impuje nawe Yesu kwizera rya Pastor na Bwana na Roho Mutagatifu Imana ishobora byose urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose umfashirize n'aba bana n'ubu mutima urakeye ndaramuka nashishe Amabere yaje Nikibuno cyaje amina babyeyi mudukurikiye bana mudukurikiye mujya mufasha benshi ndabizi nanjye bamwe muramfasha dufatikanye kandi munyereke urukundo kandi n'Imana izokongera sinakubwira ngo urwabo ruzotemba amata n'ubuki kuko nyine Imana yakuyoboye ninde mugabo ndubatse nabyo abana b'impanga ndakubwiye ngo Imana yakunyoboye siko mbona uraje ahubwo nibajije umwana se anzate mbona rero nyine urankurikiranye urambugishije agatema kahuze nkubise nerutse utubwiye ko wavuye muri Kongo mu Rwanda perezida w'igihugu cy'u Rwanda uramuzi Paul Kagame umumenye ute mama yigaze kudusanga Ikayove tujya kumusanganiza Ikayove nabaye Ikayove noneho ya mirimo bari baraduhaye bayigira shyamba rya paraki baravuga ngo tujya hitwa igikongoro n'abandi harabananiye n'abagabo harabananiye ubwo rero mwe nkatanze no mu wamwifuriza iki ngewe umukuru w'igihugu cyacu umukuru we ndakubwiye ngo nubu aho ngenda hose niwe kubera umutekano n'amahoro niyi njya kuzana utudukwi nta muntu uvuga ngo ikinyamuketo hari n'abajya bazinyakira bakazizana bakazigeza hamwe isoko nk'umunyambabazi nkamwe kubiturutse kuki ku mutekano w'umukuru wacu siwe asa n'abantu bose ntajogora abakecuru ntajogora abasaza ntajogora abasore icyo wamusaba ni iki icyo umusaba ashaka kubwira nk'umuyobozi wa hano wa akarere ka Rubavu meya waho yarasimbuwe kwa nino byiza hari n'abandi bazo bagiye kujyaho hari n'abatuye muri kano kagari no muri no murenge ashaka kuvuga ati bayobozi uramukecuru mugere mu mwiteho wamusaba iki icyambere namusaba aradukurikiye urumva kugira ngo mbone homba mbona inzu mbamo mujye mumenya naho mushaka nimara kuba naho nicaye nk'uko icyazampa nzakirira bazanye Nikibuno amatama ameze neza rero ngo hari abafite amabuno manini nzakubaka abiri abakobwa Shadi buramuzi ntago muzi dose nuwe ni umukobwa ngo mwiza mu Rwanda kurenza abandi ariko reka nkwibarize buri ubwiza ni mwisura cyangwa ni ku mutima ubwiza buba ku mutima iyo ufite umutima muzima nk'uri mu nkoreye muruta wa wundi hari usa n'umuzungu n'izuba ubwiza ni umutima ayo mafaranga tuguhaye uzi kubabasha wa mugani ushaka kujya kugura iyo mugasanga barakwibye aho nanga yaramburu tugira ataya naya nzi ko bara ayufashe nangaye nyerekamo za 5 muri amafaranga ngwaye 500 yonyeka muri amafaranga 500 nayaye aya ngaya ikibisi bitatu ayo 3,500 kandi noneho ngwerekana ya Ampaye kendera nta kibazo andeho mwenda gushize mwana nta kibazo turacyaganira na mukecuru ahaba murimo kwarira muka turaza gutambuka mu nzu nubwo hatagaragara neza murimo murabona bimwe mu bice byetandukanye birimo indani cecuru yamye heza akambara neza akarya neza yasaza neza korera ijuru kiri ku isi numara gupfa ijuru ntabwo wese wakubita teranya turebe urabaza 3,500 uruka 250 usumwa magasuru kabiri nita umutima uri gusohoroka ubwo n'icyo sense birabangahe hano nzikubara hano biraba ibisi bitatu na 500 ngo bibaye bine kongera n'ibyo biceri 4,250 no gasasi mama none icara twisoreze kubera Imana ninzajya nzina
rimwe na rimwe inshallah Imana nibishaka niko Imana kidutije ubuzima zanze ko gusura nyuma y'imyenda ingi wambaye hari ugera mfite gutundi twenda tubiri ariko natwe ni nk'umuvandimwe wagiye atumpa njyana gusenga ujyana gusenga ujya usenga ndasenga yego usenya amadini mugaturika niba amakoresha kiraki cyo cyatumye none se urimba ari uko wagiye gusenga gusa n'ahandi hantu ujya utemberera ntemberera iyo ngiye gusenga ndatwambara ntabwo ari uko gutaha ubukwe kwese mbatumiwe munani arega mwana wanjye ariko iyo umuntu yabaye mugufi ninde wontumira se ngo njye gukora yiki njye kumutwerera nkori kujya kurya gusa hari umuhanzi uzi muri kino gihugu nta bahanzi bavugira mu maradiyo simbazi nta muhanzi n'umwana mu Rwanda uzi karirimbo ke ari akaririmbo uzi kuririmba ngiri radiyo si kandi ubu uyishaka wayimpaze numenya kuyivuza kubera iki byashoboka ariko nyine none se icyo umuntu adafite avuge ngo uzoba udafite ibiryo uvuge ngo bivuze ngo nta nubwo n'amakuru ujya umenya kwajyana amakuru n'uyumva n'amakuru ngo umenye ngo bimeze bite si ibyo aho nonyura iradiyo ihari ivuga nabyo ngenda mvuga ngo Imana umfashe mbona udukwi umfashe mbona icyo n'akaririmbo nakamuzi ko muri radiyo nako nawe waba wiyizi ubwo wenda wanaririmbaho nabayeho nagahanga nakake wabayeho ubwo uhazi nyine uhazi wizihiwe kesi kandi nayibona indirimbo reka ngusezeranye ikintu ningaruka nzakoza na radiyo Imana imubuzima kukanyereka nunyereka naho nzaza uzane radiyo nkugurire n'amabuye yewe kuba ugicana wumve radiyo Rwanda yemwe ubwo si kandi Imana azaba atari amahirwe nzabikora ngaho Imana imubuzima se mama wifuza gute iyo wagize ikibazo ugira ubwishingizi nka mituweli bari barampaye mituweli y'abatishoboye yenda ifite mu cyiciro cya mbere uburyo urwaye kwivuza nta kibazo ugira urwara izihe ndwara kare wambwiye ngo mibe naho njyana hariya kwa muganga bampa umuti wayo rero twe bapfa kuduha niba barwaye abakecuru ariko urakomeye inkomeye wangu uyo jya nari inkomeye oya n'ubu urakomeye uzi impamvu hari abakecuru batameze nkawe bama niba barahaza imirete barahaza usanga barageze mu zabukuru no guhagarara bagenda ku cyo kugira nanga sinkomeye na mabura kindi naho wese azagira umwana umufasha umuturutse aha ndamuturutse aha azabura kwirwa gangaje ku ntebe ati sinshoboye kuko bafite abayatese amatimo turagerayo ku musozo w'ikiganiro umuntu uzagira icyo akora azongera mbone hano mu kiganiro naje kureba mukecuru icyo uzama cyose nzakizana bama amafaranga bama ibyo kurya ari n'abantu bagiye kutubara ko isandanya ngo tuzajyane kuva Kigali mu Rwanda uzi Igisenyi naho ni mu Rwanda n'urugendo rw'amasaha ane mu modoka ariko tuzaza ese Kigali urahaje Kigali babwiye niki umva bahava umva ari ahantu hameze gute none ko numva ngo ni Kigali babaza ngo hameze hata niwe murwa mukuru w'u Rwanda we yumvisha wumva hameze nka gute numva bari yarabazungu bameze neza cyane sabona ndi umuzungu kariho mwana wa nakoberetse tubwire babandi batukura ahubwo ni wowe muzungu reba dona kacyare mwana wawe nari kuhimigisha mana gitare cy'amahanga we turabonye uruhare reka dusengere dusoza dusengere abadukurikiye nimba koko mugira umutima wa kimuntu babyeyi mudukurikiye babyeyi ndabizi mugira ubuntu ndimo ndamusabira ubufasha abatwumva ndimo ndagusabira ubufasha aba babyeyi badukurikiye ndabazi ushaka kuvuga benshi nk'ababyeyi bitwa ba Jamile na ba Kayitesi mumfashe n'abandi ndabasubije muri hose mu mahanga ariko tutarasoza ataradusengera najya mubaza uhereka kwisiga utuvuta ku mubiri naguze utumesa ngakora ngashyira mu mazi iyo wisigama mesa nese none ari abateka ubona ziriya nkwi ubona ziriya nkwi zivuye mu ibyo ndya zikavamo n'amavuta nta uheruka koga ubwo noze n'urusi kandi ntusanze noga kwisiga hari amavuta yabugenewe asigwa ku mubiri agura amafaranga rero ndagejeje ndabizi kuyisiga ndabizi utumesa ukanaduteka
natwe natugoye twasengana gusa gutumesa twasengana nta kintu tugutwara ku ruhu se ariko se ubwo wowe urabona ubu wongera muzima turanapfunyaye mpagaze Elise reka mukecuru dutembezemo hano hagati dusoze gawe nk'umuntu umureba mama ngwino katiremo hano zarenza gusure n'ubu ndarara ndi gushusha nabo nuko nta telefone ufite nayo nkwamagara nuko uzayimpa ndabizi ubusa ntibayikwiba aho uzanjyana niho uzayinkirana uduhansanga yego noneho hano si faranga tubike neza bataza kutukwiba ariko nta muntu mana umuntu wahuguze umukecuru ko amafaranga tumusigiye Imana izamuha ijoro barapfundura n'abihege muracyadukurikira kuri Kigali Niba 250 turacyari muri bya bice bigiye bitandukanye turi hano ingufuri cece marayishaka impamvu mubwiye ngo adutembere hano hanze ndagira ngo mumurebe umukecuru rwose aracyakomeye ariko nanone arimo aravuga ati sinzi niba mutamwumva neza ibyo avuga yego nibyo yakomeje gushimira Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mutekano wo mu Rwanda ku iterambere yarinze ahantu arara ongera zamura gatoya zamura reba ahantu arara ndebere kandi wowe uryamye neza ndicara Mfite kabisa Imana izakugiye neza uzavuga ati hari aho mvuye bayobozi cyane cyane abari muri Rubavu no muri umudugudu hano mu Bisizi bya kabiri mu gasantere gahari niho duherereye niyo baza tumukecuru ucuruza inkwi hano hafi biroroshye nkuko dushimire umuntu waje kutubwira ati mukecuru atuye aha ibyo ni byo mu bice mu biri impande ye baravuga ati umutekano ni wose ibintu nibyo ni byiza dushimire umukuru w'igihugu ikiza afite na mituweli kwivuza aramworohera ariko nanone agaze ku kintu kivuga ngo ndamutse ndyamye heza nkambara neza nkaba mu nzu nziza naza Nibuno namera neza cyo agiye kwifungira afunge nta kibazo akagufuri ke bajye bakamena ngo bakwibe baba sininde waza honda nde afate mwiki bamugane yakwibiki ariko wakomeje uvuga ku mutekano nta muntu wakwiba aho kandi mama nta nawe mpuye nawe nakubwiye ko hari n'umusore nkuye mvuga ati ntutuzana nikoreze no wari ufite amakositinya nambwira ngo aziko ntabahura nawe ngo setate twicire gutya ngo none setate ngo wowe turi umuntu guhura nanjye nikoreye izo ngo ugende ngo uzi kuvuna ngo nanjye mpari yaragutwaje yazivanye uriya azigeza aha arabona aramanuka agiriye kandi yari kunyuririye yambaye costume mwiza bura n'ubwiherero bwa hararuguru nje kubibona ariko burya nawe afite ubwiherero byiza byaba neza uko umukecuru yisaziye yemwe ariko rero n'Imana nawe ntari birye njyewe uyu n'uyu nguyu Imana imugirire neza niyo ndwaye arwaza niba nuko akateka kangabira mukecuru muramubona ko afite imbaraga arashaka gusaza neza kamera neza genda ugura kanyama ugenda ubabwira ati mumaka kanusurobo gwe n'agaciro nk'ikiro genda ugakara hasi uribuka gukaranga uribuka gukaranga erega urukumva se ni ukubibura ubundi ndabizi ngo tukiri Kongo nanjye nkiri umuntu narafite reka noneho impamvu twatukozanya gutya no kugira ngo abantu bakurebe unahagaze nanjye ndi buhagararanye tugiye Kigali ni urugendo rutoroshye kuva i Rubavu werekeza Kigali ni urugendo rukomeye no kuva aha ngaha tugera mu mujyi wa Gisenyi nabwo ni urugendo bamunakoresha hafi 1000 kuri moto mbona ari ibintu byoroshye turagize Imana natwe tugusigira Uwiteka banje mugende n'amahoro Mana mbitaro cy'amahanga Mana tamanuzwa Mana urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose mugende mugira urugendo rwiza abana banje ndakubwira ngo ari kuzasanga n'amabuna ari amabuna yego n'ubu byonyine musezanye kuzakuzanira radio ndemwe nzayikora ku giti cyane yikureho aho uzabunkize heza hazima ubona ko nusigara radio hari nkayihasanga
bamenye birimo. Ni ukuvuga yuko niyo twayikugurira uri hano bayitwara none kereka nyine ndahantu na nyine hashobotse ngo dusengere twiragize Imana Mwamikazi w'ijuru n'isi Bikira Mariya urebera imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye bose Imana y'ubuhanga bwose ufasha abana banjye n'abayobozi b'igihugu bagira amahoro n'amahirwe urugendo rwiza bagenda imbere musabye nkwinginga kandi nkuganye nkuganira kuko ujye umpihumura ati komeza umutima uzabona abagufasha none ko bamfashije aba bana banjye bagira urugendo rwiza n'ubuyobozi bwose tugira amahoro. Amen. Reka nkushimire wowe wari udukurikiye kuri Kigali Niba ubuzima 50 byane naho uzimabwira ngo ndi umugabo udakina n'abana ukina na banyina wowe ni nyina w'abana ni umubyeyi wacu ni umubyeyi nawe wareba ukamugira impuhwe nkuko turi kumwe hangaha natwe reka tumuragize Uwiteka Imana idutize ubuzima tuzagaruka urakabyara mwana wawe sigara amahoro kambaha impunzi turadushimye